Yola abanyamurenge kazi turabaramukije mwebwe mwese mukurikirana Ikombe TV. Uyu munsi muri kumwe nanje yake niwe turi hano Ganda mu muhana wa Ganda, aho turi kumwe na bamwe mu basore biwacu imurenge bavuka iwacu imurenge, bari buze kutuganira aho tuganira ibintu byinshi hano muri iki kiganiro cacu camenya murenge, aho twigira byinshi, aho tumenya byinshi bitandukanye. Reka dutangire hano ibumoso bwanje batwibwira batubwira amazina yabo, batubwire n'abari bo nk'abanyamurenge. Reka dutangire kuri uyu musore muremure bakwitana. Nje banyita Bonheur Irakiza. Ndi umuhima. Nkaba umwishwa w'abasita. Sikuko kose. Iwanyu ni? Iwacu ni muri Bogoboko. Aho ubungubu hano amahuzo yamanitse. Ubu nyine amahuzo yamanitse hano Uganda nyine Kampala. Okay, bakwitana Joseph. Ndo munyabyinshi, ndo mwishwa w'abahinda. Iwacu ni mu Mibunda. Okay, hano uburyo bwanje ndabona umusore muremure cyane usumba cyane we bakwitana. Roja amazina banyita Desire King, ndo umusinzira. Ubu ngubu mu rugo ni mu Minembwe, ahantu bita Ukabingo, ahantu heza cyane habi imirambi ndetse n'inzuzi zitemba neza. Ubu ngubu manitse amaguru Kampala, ahantu bita Bujuko ndetse n'amahuzu ni hamanitse. Yola wewe wigize n'umunyamakuru kuva kare, tubwire wowe unafite na micro twibwire. Bakoze amazina ni Noah Yobi. Ndo muziga nka mwishwa w'abaheto. Iwanyu ni? Iwacu ni mu Kajoka. Ubu ngubu umanitse inkweto cyangwa se ibirato Kampala. Ahagana Ahantu bita Bujuko. Okay, turabaramukije kandi nanone murabumvise abashitsi bacu na abasore ba hano Kampala biwacu imurenge. Hano turaza kuganira ku kintu kivuga ngo ni ibihe bintu bitangaje wasanze ino mu mushasha utegeze ubona iwacu ruguru. Reka dutangire hano iwacu, hano kwa mugenzi wanje Noah cyangwa se Iwobi nkuko yatwibwiye. Iwobi kwanza bari kuye Iwobi nijyo niswe na n'abakinyi. Ndo umukinyi. Ushangura umupizi Ndo umukinyi. Okay, Iwobi ni iki kintu gitangaje wasanze mu mushasha kiragutangaza bwa mbere gushika mu mushasha? Icambere cyantangaje hano, sinari nzi ko umukobwa nawe azayambara ipantaro. Ikindi cya kabiri, no ndahumiwe. Ahangaha ibyabera ahangaha nibiki? Sinari nzi ko asigaye habeho umutsima w'igitoki. Hano mu Buganda urahaba. Aho ni nk'ibyo ngibyo. Okay, wowe Gasongo w'inzobe umusinzira, naje ganda umusinzira by the way nubwo ntivuze. Nibihe bintu byagutangaje ushitse mu mushasha bitabe iwacu ruguru? Je nta bintu byantangaje byinshi, ariko icyantangaje kiriho kandi kiraremereye cyane. Ko gusanga imyambarire y'abakobwa, imyambarire igera ahangaha. Keraga wasanga umukobwa iri iwacu afite ijipo bita ngo ni rukurura nkuba. Bene za zindi za drago zikanga ku birenge. Drago bene za zindi agenda kandagira hari. Ariko ubu nyine umukobwa aragenda n'akajipo kagera hanga kazananirwa gutera intambwe. Icyo nicyo kintu cyantangaje. Nta kindi. Ikindi kintu cyantangaje nshobora kuvuga ni imirire hano. Bikurikira n'abantu barira ku muhanda, abantu bagenda barira mu nzira. Iri iwacu umuntu urira mu nzira mufata nk'umushi. Nakera gyoshira umushi byo kurya mu murima. Ntabwo gawigiraga unabirya. Wanagiraga n'isoni warabimwezi ukaje kwicara hari mu giti. Umushi wawe tipura akajya. Yaragiza kujya ukabona kuza kwikora amasano kayataha. Ariko hanga ni bisanzwe kurira mu muhanda. Ugasanga ricaye hariya yaguze ibiryo. Ibene ibihe biryoze. Igitoki cyabaye umutsima mugani w'uyu mugabo. Umutsima w'igitoki. Okay, wowe Rasta niki kintu cyagutangaje ushitse mu mushasha utigeze woni wacu? Jewe ni byinshi nka bitatu novuga. Sinari nzi uko umuntu yo kwambara ibishanyagure. Nari nzi ngo abantu bazambara ibishanyagure ngo kandi urazambaye kwanza kubera iki kwanza uzambaye kandi mu mushasha. Nari nzi ngo nabasazi. Icya kabiri sinari nzi ko ubwo nawe uri umusazi. Muri liste y'abasazi. Sinari nzi ko umuntu yonyara mu nzu. Yonyara mu nzu gute? Ubwo ushatse kuvuga gute? Kuko ngo toilette zo mu nzu iwacu twakaba tuja mu gashigo. Ariko hano no kunyara mu nzu. Ni igitangaza gikomeye. Ikindi komeza.
kindi ni Okay Gasongo igera hano banza yegere hano kwanza wowe ni ibihe bintu byagutangaje ino mu mushasha utigeze ubona iwacu ruguru jega ni byinshi ariko byinshi vuga nka bitatu imyambarire n'ikindi kintu cyantangaje nuko ibisirimba byino ingene babikoramo kubera ko iriya muri Kongo ntago ino ni nkaho ari abasazi hari ibintu bikora nyine bari mu rusengero mu gatembagara nyine kubera ko abantu bavuye muri Kongo nkubo nyine bashite mu kanisa bakabona ibyo bintu babikora nyine bahita babitangwa n'abasazi ibyo bintu byarantangaje cyane ngishikana imyambare nyine niko yo mutipinti yaravuze nyine kwambara amadeshire ni byinshi cyane kandi kantu je nenga nabonye hanga katari keza bikurikiranye n'imyogosho ndahera ku munyamakuru wacu cyangwa se abasore bacu ayi wacu wasangaga umuhungu bamwogoshesha iwembe uwabo yaturuka hari akamwirebera nko kagira ngo ikirahure iwembe neza bakamayihera hanga hakazasa nahangaha oyo mukasi uzusigaho agasatsi gakeya naho iwembe hazama hasa hose nako kantu bitanga ariko urebye umusore mwene wacu ahangaha ugasanga atemwe n'uturongo none ndabona yaradusize uturongo ndatwafite ariko ubundi azagira uturongo tumwe tukaza hanga noneho je namureba keraga bagira imisatsi wacu twabitaga abasazi ariko none ndana none ukora ngo bajega mu mujyi urumva babaye gutya okay murakoze cyane murumvise ko ni ibintu byinshi cyane byagiye bitangaza nyine aba basore bashitse mu mushasha dukomeza kubibutsa gukora subscribe ku Ikombe TV mwebwe mudukurikirana muzaza munyarukira kuri YouTube mukore subscribe muzaza mukanda ku ikengeri ni murangiza muzamuke hejuru ku kantu kanditseho A na L ya bisobanura all hanyuma mukore subscribe nimurangiza mutange like muna commenting kuri ibi biganiro byacu tubagezaho hanyuma basore ikindi kintu ikibazo no babaza abakobwa cyangwa se abakobwa bo mu mushasha bino ni ibihe bintu bitatu baza bakora bitandukanye n'ibyabi wacu baza bakora reka ntangire kuri icyambere bafumuye amatwi icyo cyambere bakora bitandukanye n'ibya ruguru ikindi hari ukuntu bari mu kujyamisha imisatsi uri mu kugira ngo nimbe bazagwemo mazi mbere muri Kongo ibyo ngibyo ntibyahabaga bose ikindi cya gatatu n'iki hari byinshi bakora okay reka wowe tubwire naje ndahera ku cyuma umugabo yaravuze bikurikiranye n'imisatsi y'ingumi zahangaha iri iwacu nta abantu b'amarende ni baki ariko hano nasanze ntagatsike gahaba uretse je ugasigara ari abakobwa ari abahungu bose binyine baba abantu b'amarende ikindi kintu nasanganya abakobwa bino nukwirya ku basore binaha simvuze ngo bazabaniryaho ariko babaze biryaho barahari kandi birya ku bantu bavuga ngo ntago bashaka kubahungu cyangwa ufite abakubenze ntibobora nyine ariko ntabariho kabisa muri iki gihugu ntabariho ariko nyine baza banga gushakwa n'abahungu baha ngo paka abo hakurya y'amazi nk'aba bandi nawe uzi okay wowe niki je kindi sinari nzi ko umuntu ufite inda yo kwambara ipantaro umugore ufite inda iwacu akazambara amakanju ariko n'abazambara amapantaro mbese umugore ufite inda zayambara ipantaro cyara gutangaje cyane arantangaje alright yegera hano uragomba kwigira inyuma sinzi impamvu uri kwigira inyuma tubwire niki kintu cyagutanga tubwire ikintu gitandukanye abakobwa bo mushasha batandukaniho n'abakobwa b'iwacu ruguru abakobwa b'iwacu ruguru ni ingendo ingene bagendamo hano iriya muri Kongo bagira ingendo zabo nyine nk'abantu b'abakristo ariko hano hari ukuntu bagendamo kagira ngo bariganana ukabona nyine umwe akubisiriye undi ibintu nk'ibyo alright hanyuma rero dukomeze kandi nkomeza kubabaza nyine tuno tubazo mukomeza nyine no kudusubiza hanyuma abasore tuvuye ku bakobwa tuje ku basore abasore bo mu mushasha ni iki batandukaniyeho n'abasore b'iwacu ruguru rukumbuzi murakoze abasore ba ruguru nabo mu mushasha aba hano bejeje akosa mfite
ureze je ndeze kabisa ndacyari wa wundi nubwo karaga imisatsi kiro yawe oya y'umunyamakuru aha ngaha oya njyewe ni amarende ni amarende naje niyo gaho ni amarende ngaho komeza ibindi ikindi turi mu kumenya ipantaro nshasha n'ishaje zose byabaye ibishanyago mu ngibyo ngibyo okay wowe ni akahe nanje abasore b'iwacu bakaza batemberana inkoni ariko hano nta musore ubona ufite inkoni mu muhanda cyangwa mu nzira nanje okay Gasongo ni amapantaro iriya muri Kongo bambara amapantaro nyine asa na abayeho manini naho hano ukabona nyine ibintu zarahindutse nkawe nyine ndabona hasi zarabaye nabi kera zabaye nabi gute nyine uragenda ukamufata ipantaro ukayicamo k'inshuri zingahe zose nyine ugakurikiza umuco nyine apana ko mwanyibasiye cyane nyine twari kubonyeho byinshi nje muri kuko murampohotera nje ndiko ndabona nje ndeze nanje ndumwe ndeze okay dukomeje nyine gatoya nizihe nama mushobora kugira abakobwa bo mushasha cyangwa se ibintu bagomba kureka gukora dukomeze kuri wowe Noah ibintu abakobwa bo mushasha ibintu bagomba kureka gukora cyangwa se bishobora kuba bituma abantu byerekana ko batawe umuco ibintu bagomba kureka icyambere yegereze mikoro icyambere ni nani ni amapantaro turi mu kumenya ipantaro y'umugabo n'umukobwa hatwe dufite bashiki bacu uri mu gusanga bumwe bayitwaye ku rusengero kandi ariyo gahunda wari ufite yo gusengana yari iyawe ukamusanga zose zagiye mu rusengero ikindi bambaye amajipo magufi barakabye bogabanya nk'ibyo ngibyo okay wowe ni zihe nama ushobora kugira abakobwa bo mu mushasha ibintu bagomba kureka ikintu bagomba kureka kandi ni naco nje mbona kigoye kandi giteye isoni cyane ni imyambarire amakanzu kuntu bambara amakanzu naringeze ku makanzu ku majipo yabo n'imbaro bajipo ganje sinzi ko yatandukanye n'amakanzu ariko byose nzamara bigarukira ariko ikanzu nari nzi ukurya ikanga ariko byose basigaye babugarukira ahubwo nyabona badufashe babe nk'abageze aha ngaha basi munsi y'ivi kuko niko ibintu bimeze ikindi kintu cya kabiri bagerageze kudafumura abana amatwi simvuze ngo abapfumuye basuye bayateranye kuko ngenda sinzi ko byoshoboka ariko bamwe sinzi ukuntu byabaye kameme bararengesheje basuye bagerageze kandi basigaye bapfumuraga abana bakiri bato bakamasanga abana bahije kera bwarapfumutse nico kibazo cyabaye okay wowe nama ushobora kugira abakobwa bro nyine ngiye cyo nababwira ni ugukurikiza umuco wa Kinyamurenge bagakurikiza umuco wa Kinyamurenge nyine bakazambara nyine ibintu nyine byiza kabyandi byose twavuze nyine ibyo bakora hano bakabivaho nyine bakajya mu bindi byiza owe njewe cyo navuga bakayika kwambara amapantaro basi bakageza amajipo bene hano gutya cyangwa umusatsi wabo sinzi ibintu basiga mu musatsi ukamera nk'umwita w'ibishimbo bagomba kubireka bagomba kureka imyita y'ibishimbo alright thank you so much hari cyunganira uyu muhungu twari tuzi ko iwacu umutwe ushobora kugira amabara afite amabara ni nka kujya kwihongo nizo usanga hano ari umusengo hano ari igaju ugasanga nyine ihongo ni umusengo bikurikiranye n'imisatsi yaha abakobwa bana niko nambona bameze bamaze kuba imisengo n'imyifatire yabo na makiyaje ugasanga ahangaha umunwa hano uratukura ahangaha ni icyatsi kibisi ndetse ahangaha basizeho n'imbari sinzi nzambona nk'ari povidone ariko hari umwe nigera kubona aha namubwira ngo ni oxy hasize nukuri nagize ngo ni oxy kandi abo ngabo mbere ruguru abantu bigira gutyo bakazabita ngo ni ba mayinja iryo jambo niyo mbese babaye mayinja ni sawa kabisa abo babaye kazamayinja nizo alright murabyumvisha bashiki bacu mudukurikirana ku Ikombe TV nyaboneka ibintu bivugiwe hano hantu mugenda mu bigabanye mu bireke ariko se ni abahungu bo nizihe nama mwobagira reka dutangire hano abahungu ibintu bagomba kureka bigaragaza ko bataye umuco
kubera ko mwavuze ku bakobwa mubagira inama gira n'abahungu inama abahungu bapunguza inani ushanyura ipantaro niyo nama wowe okay aba bacu ubabwira icyo bagomba inama ushobora guha abahungu mbonye uyu nguyu ntayo baha kubera nawe ibyo byose arabifite ari imisatsi niyo mperaho mpereye no ku myenda kuko mwese nambona mwese muratobaguye twebwe genda tobaguye sinari nzi ko mwese muza muje imisisi tuje imisisi nibwo wasanga abantu basoneye hano inane amamashine kuriyeho none ugira no mucimbano se byagenze gute sha niyo nama kabisa bagerageze imyambarire n'aya mashaneti to wogira no umusaraba ese sha warawamwe wowe nize nama ugira abahungu no gupunguza imisatsi bayogosha ejo mu gitondo uzoyogosha n'ejo ga n'ubundi nzobanagiye ku ishuri ga nzoyogosha wowe nukureka amashenete twari tuzi ngo n'imbwa ngo zazambara amashenete ariko n'abantu basigaye bayambara ejo mu gitondo uzoyareka alright thank you so much bakoze bikombe TV mwebwe mudukurikirana turabashimiye cyane kuko gukomeza kudukurikirana muri kino kiganiro cyacu cyamenya murenge turabasaba gukomeza gukora subscribe ku Ikombe TV mwari kumwe nanje yake nibo tuzahure ejo mu gitondo kare kare imurenge ciao ciao